Bakunzi ba moto racing muri aka kanya turi live kuri Pacific Sport Official, isiganwa rikomeye rya ARRS up 250 race 2. Nimwe mu marushanwa akomeye cyane muri Aziya, aho abasiganwa bato bafite impano zidasanzwe bahatanira kwigaragaza ku rwego mpuzamahanga. Uyu munsi ku murongo wa mbere wa starting grade harimo amazina akomeye cyane. Ku mwanya wa mbere hari turabonamo umugabo witwa Kirtapati Keinikomo ukomoka muri Thailand, umukinnyi wa Yamaha Thailand Racing Team. Uyu musore azwiho gutangirana imbaraga no gukoresha neza kona zifunga cyane. Afite uburyo bwo gufata racing line neza cyane ku buryo abamukurikiye bahora bashaka aho baba bamucaho, ariko bikaba byakwanga. Ku mwanya wa kabiri hari Hiroki Ono, ari nawe watwaye racing ya mbere nkuko twayibaberetse mu biganiro byacu bitambutse. Uyu ni umukinnyi wo mu Buyapani, umukinnyi wa Honda Racing Vietnam. Ni umwe mu bafite experience nyinshi muri iri rushanwa. Abayapani bazwiho discipline no gukoresha tactique zo kugabanya amakosa. Hiroki ntabwo akunda gutangirana umuvuduko ukabije, ahubwo agenda yubaka racing pace gahoro gahoro kugeza hagati mu isiganwa, aho atangira gusatira ab'imbere. Hari ku mwanya wa gatatu no turabona umukinnyi witwa Fahimu Basam wo muri Indonesia. Indonesia ni igihugu gifite abafana benshi cyane ba motor racing muri Aziya, kandi uyu musore ni umwe mu bakunzwe cyane. Afite style yo gusatira cyane mu buryo butunguranye, cyane cyane mu za corners za nyuma. Iyo racing igeze mu minota ya nyuma aba ari umwe mu bantu batinywa cyane. Aho mu murongo wa kabiri hari Panjaruchi na Chitwirukachi hamwe na Reza Danica Arens ndetse na Irfani Ardiyanisiya. Aba bose ni abasore bafite umuvuduko ukomeye cyane kandi bashobora gutungura igihe icyo ari cyo cyose. By'umwihariko Reza Danica afite uburyo bwo gukoresha slip stream neza cyane iyo ari inyuma y'undi mukinnyi ku murongo muremure wa straight line. Akoresha umuyaga neza maze yanyura ku bandi bantu mu buryo bwihuse cyane. Isiganwa ryo ryamaje gutangira nk'uko mwabibonye. Bahagurutse ku murongo batangiriraho mu kanya gatoya gashize rwose, mu masegonda makeya. Urabona ko bari kugenda mu kivunge ari benshi cyane, kandi buri muntu wese yumva afite intego yo kuba yatwara iri siganwa. Amasiganwa ya moto ni amasiganwa aryoha cyane, niba mubibona cyane. urabona uburyo aryama neza cyane, byo twitaga kuryama. Abantu bagendaga ku magare bakayaryama. Na moto urabona ko ari ibintu byiza cyane. Urabona umuhungu witwa Chris niwe uri imbere n'ubundi, niwe uri imbere uyoboye, ahagurutse ari we uyoboye. Reka tuze kwitegereza turebe n'ubundi niba araza kugera ku musozo cyangwa se araza gusoza akiyoboye. Hiroki twakomeje kubabwira atwaye isiganwa rya RS ya mbere ari ku mwanya wa gatatu, nawe ari ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa kabiri ndabona Family Derek ahise ajya ku mwanya wa kabiri. Ntabwo rwose biza koro. Iyo mpamvu muri aka kanya turi kubona race iri aggressive cyane. Biranagoye yuko n'ubundi watwaye race ya mbere Hiroki sinzi ko ashobora kwizera neza ko iyi n'ubundi iya kabiri nayo ashobora kwitwara, kuko hari abakinnyi benshi barimo biteguye. Nk'uyu witwa Kirtapati nawe ari hafi cyane, kuko ubu nawe yiteguye kumva yuko ashobora kuba yagira ibintu aza gukora cyangwa se aza guhindura uyu munsi. Avuga ko yaba ari serious cyane. Ni isiganwa rikomeye cyane.
Kuri starting grade hari amazina akomeye cyane. Ku mwanya wa mbere harimo nomero 39 Kiritapu Keikuni ukomeje no kuba ari imbere nk'uko mubibona, umusore wo muri Thailand. Uyu mukinnyi uzwiho gutangirana umuriro muri racing, bavuga hore shot ni igihe umukinnyi ahagurutse mbere kugera muri kona ya mbere. Ubusanzwe kubona hore shot ni ingenzi cyane kuko bituma abandi bagutinya ndetse ukabasha kugenzura tempo y'isiganwa. Hari undi mugabo witwa uyu mugabo n'ubundi Kiritapati ari gukoresha Yamaha ya YZF akarongo karayamye R3, moto izwiho kugira agility nyinshi cyane. Agility mu Kinyarwanda twavuga ubushobozi bwo guhindura icyerekezo vuba no kwinjira muri corners neza. Yamaha ifite chassis yoroheje cyane. Chassis ni skeleton ya moto cyangwa igice gifata engine n'ibindi byose hamwe. Iyo chassis yoroshye, moto ibasha kugenda yihuta mu guhindura direction. Ku mwanya wa kabiri hari Hiroki Ono na wo mu Buyapani, ari nawe watwaye n'ubundi race ya mbere. Abayapani bafite amateka akomeye cyane muri moto racing, muri rushanwa, kuko Ubuyapani ni igihugu cyabaye gifite inganda nka Honda, Yamaha, Suzuki na Kawasaki. Izi nganda ntabwo zikora moto gusa, ahubwo nizo zashinze umusingi wa racing nyinshi mubona cyane hano ku isi. Hiroki Ono ari kuri Honda ya CBR 550 RR. Iyi moto ifite engine ya parallel twin bivuze ko ifite cylinders ebyiri zikora icyarimwe. Ibyo bituma power yayo iba smooth, ni ukuvuga ko itanga imbaraga mu buryo bworoheje kugenzura. Honda izwiho stability ni ubushobozi bwo kuguma ku murongo neza, cyane cyane ku muvuduko wo hejuru. Iyo turebye ku mwanya wa gatatu hari uwitwa Fahim Basam wo muri Indonesia. Indonesia ni igihugu gifite abakunzi benshi cyane ba motor racing muri Aziya. Hari abavuga ko Indonesia ari umutima wa Aziya motorcycle racing kubera uburyo abafana babo baba benshi kandi bafite passion ikomeye cyane. Fahimu we arimo akoresha Yamaha, ndetse uburyo ari gusatira corners biragaragara ko afite confidence nyinshi cyane. Reba uko yegamisha umubiri hafi cyane y'umuhanda. Iyo tekiniki yitwa body positioning. Ni uburyo umukinnyi yicaza ku moto kugira ngo gravity ibe hasi kandi amapine afate umuhanda neza. Gravity mu Kinyarwanda twavuga ko ari uburemere bukurura ibintu hasi. Iyo umukinnyi yegamye neza, gravity ifasha moto kudata control muri kona. Niyo mpamvu mubona ivi rye risa nk'irikora ku muhanda. Hari n'icyo bita knee cylinder, cya gice kiba ku ivi kigakora hasi kugira ngo umukinnyi amenye ango yagezeho. Hari amwe mu makipe n'ubundi turi kubona ahangaha, amwe mu makipe n'ubundi akomeye arimo muri rino siganwa. Twavuga nk'amakipe ari muri siganwa, hari amakipe akomeye nka Yamaha Thailand Racing Team, Astra Honda Racing Team na Honda Racing Vietnam. Aya makipe ntabwo abaje gusa gusiganwa, ahubwo abafite engineers na mechanics ndetse n'abastrategiste bakurikirana buri segonda isiganwa. Buri kipe iba ifite uburyo bwayo bwo gutegura moto ndetse no guhitamo amakipe bitewe n'ubushyuhe bwo ku muhanda. Turebye tactique ziri gukoreshwa muri aka kanya, turi kubona ko bamwe mu bakinnyi bari gukoresha uburyo bwo kubika amapine yabo. Iyo amapine ashyushye cyane atangira gutakaza grip, bikaba
byatuma abakinnyi batabasha gufata kona neza. Niyo mpamvu hari abari kugenda batuje mu ntangiriro ariko bafite gahunda yo gusatira cyane muri lap za nyuma. Hari abakoresha aggressive tactics, bashaka guhita bayobora racing kare kugira ngo batange pressure ku bandi, ariko ikibazo nuko iyo ukoresha imbaraga nyinshi kare bishobora gutuma amakipe cyangwa feri bitangira kunanirwa. Umukino usaba ubwenge bwinshi cyane. Iri siganwa ni gukoresha moto zo mu cyiciro cya 150 SS cc, sorry mumbabari, cc bivuga ko ari cubic centimeters, ni ukuvuga ubunini bwa injini ya moto za 150 cc ziba zifite umuvuduko mwinshi ariko nanone zoroheje ku buryo zifata konazi neza cyane. Muri siganwa turi kubona cyane n'ubundi nkuko hari twabivuze haruguru mu bakinnyi bamwe bagiye bazifite. Turabonamo Honda CBR 500 ndetse na Yamaha YZF akanonkamye R3. Izi moto zikunzwe cyane muri Aziya kubera speed handling ndetse no kuba zifite balance nziza. Honda CBR 500 ikorwa n'uruganda rwa Honda rwo mu Yapani. Honda ni imwe mu nganda zikomeye ku isi nkuko nabibabwiye haruguru mu gukora moto, ndetse bafite amateka akomeye cyane muri racing. CBR 500 RR izwiho kugira acceleration nziza cyane no gufata umuhanda neza muri kona. Ni moto ifite engine ya parallel twin itanga power nziza cyane mu buryo bworoshye kugenzura. Ku rundi ruhande hari Yamaha YZF R3 ikorwa na Yamaha Motor Company. Yamaha izwi gukora moto zifite agility nyinshi cyane. Iyo urebye uburyo zinjira muri kona usanga zoroha cyane ku mukinnyi. Niyo mpamvu benshi mu bakinnyi bakoresha Yamaha bakunda gusatira cyane mu buryo bwihuse. Hari n'andi makuru make abantu benshi batazi muri racing nka up 150 setup ya moto iba ingenzi cyane. Bashobora guhindura suspension, uburyo amakipe afata umuhanda ndetse n'uburyo engine itanga power bitewe n'umuhanda basiganiraho. Niyo mpamvu ushobora kubona moto ebyiri zo mu bwoko bumwe ariko imwe ikaba iri kwitwara neza kurusha indi. Iyo ibyo byose bihuye mu isiganwa rimwe biba ari ibintu byiza cyane kuba umuntu yabireba. Urabona uburyo niba ubyitegereza uri kubona uburyo kwitwara abakinnyi barimo bitwararika ndetse n'uburyo barimo bifata, barimo bafungana inzira. Sinzi umwe murimo murabibona kuko ni uburyo n'irushanwa riryoshye, n'irushanwa riba rifite courage imeze neza cyane. Reba uburyo nk'ahangaha, reba uburyo bari kwegerana muri corners. Umukinnyi umwe gusa ashobora gukora ikosa rito cyane maze abandi bakamunyuraho ako kanya. Ni siporo isaba concentration cyangwa se concentration ikomeye cyane. Iyo urebye uburyo abakinnyi bicara ku moto ubona ko buri wese aba ari kugerageza kugabanya resistance mu by'ukuri y'umuyaga kugira ngo moto yongere speed. Abakunzi ba Pacific Sport Official mukomeze gukurikirana kuko isiganwa rigeze aho riryoha, kandi reka musabe ntibagiwe gukora subscribe nyabona kugira ngo dukomeze tubane, dukomeze tugirane ibihe byiza muri iri rushanwa. Gukora subscribe na share kugira ngo dukomeze kugenda neza cyane. Ubundi mu mateka make y'irushanwa Asian Racing Championship yatangiye mu mwaka w'1990 hagamije guha amahirwe abasiganwa bo muri Aziya kwigaragaza ku rwego mpuzamahanga. Mbere yaho abasiganwa benshi bakomeye babaga i Burayi cyangwa se abandi bakabirebera muri Amerika. Aziya yari ifite impano nyinshi ariko nta platform yihariye bari bafite. Nibwo hashinzwe ARRS kugira ngo ibihugu nka Taiwan, Indonesia, Malaysia na Japan na Philippines n'ibindi bibashe guhangana. Uko imyaka yagiye ishira irushanwa ryagiye rikura cyane kugeza aho bamwe mu bakinnyi baryo bageze no muri MotoGP.
MotoGP nicyo cyiciro cya mbere cya moto racing ku isi. Twavuga nk'uko football ifite UEFA Champions League, moto racing nayo ifite MotoGP. Abakinnyi benshi baba bafite inzozi zo kuva muri up 50 bakazamuka bakagera muri Moto3, Moto2 ndetse hanyuma bakajya no muri MotoGP. Izi byose rero hano kuri Pacific Sport Official tuzatubibagezaho ibi byiciro ko imikino izagenda iba, tuzatubibagezaho. Gusa icyo usabwa ni ukudukurikira ndetse no gukomeza kubana natwe ubona ibiganiro tugenda tunyura kugira ngo wibonere uburyohe bw'amasiganwa ya moto. Up 50 bivuze Asia Production 50 production bivuze ko moto zikoreshwa zishingiye kuri moto zisanzwe zigurishwa ku isoko ariko zigahindurwa bike kugira ngo zibashe gusiganwa. Si nka prototype zo muri MotoGP ziba zikozwe by'umwihariko gusa ku marushanwa byonyine. Ibi bituma Up 50 iba race yegereye cyane urubyiruko ndetse n'abantu basanzwe bafite moto kuko baba babona moto zisa n'izo bashobora kugura. Niyo mpamvu Up 50 ikunzwe cyane. Reka turebe uko tactique ziri kugenda muri race aho uko mubibona muri iyi video cyangwa se muri irushanwa turabona ko abakinnyi benshi bari hamwe cyane muri racing. Babyita slipstream, ni igihe umukinnyi agenda inyuma y'undi kugira ngo umuyaga ugabanuke. Iyo umuyaga ugabanutse moto irihuta cyane, nkuko iyo imodoka iri inyuma ya kamyo nini cyangwa se modoka nini, rimwe na rimwe umuyaga uyikubita uba muke. Muri racing icyo kintu kibingenzi cyane. Ni imwe muri tactique zishobora umukinnyi ashobora gutegereza straight line ndetse akabona aho anyura kundi kubera icyo nakwita slipstreaming, kuko kundi nyine aba ari inyuma y'undi mukinnyi kugira ngo n'undi umuyaga ugabanuke agire umuvuduko mwinshi, noneho yabona umwanya akahita bacika akagenda. Straight line ni igice cy'umuhanda kidafite kona, aho niho moto zose zigerageza gukoresha horsepower zazo zose nk'uko murimo n'ubundi mubyitegereza mubireba. Horsepower ni igipimo cy'imbaraga za engine. Moto za Up 50 ntabwo zifite horsepower nyinshi nka moto nka MotoGP, ariko kubera ko zoroheje cyane ziba zihuta cyane muri kona nizo zerekana umukinnyi mwiza. Hari abakomeye muri straight line ariko bagatinya kona ni nk'ikizamini cy'ubutwari. Iyo winjiye nabi ushobora gusohoka nabi cyangwa se ukagwa. Hari abamwana wagiye mubona nyine ukabona moto zabo hari ahantu yagiye yinjira muri kona nabi, ako kanya akisanga ari inyuma n'ubundi moto isigira ikibazo. Niyo mpamvu hari temu bita braking point naho umukinnyi atangira gufata feri jya mbere yo kwinjira muri kona. Iyo ufashe nabi feri ushobora gutinda cyangwa se ugasohoka mu muhanda ako kanya. Ibi twabibonye cyane nagenda mubona abakinnyi bamwe uko byagiye bibabaho. Abakinnyi beza bamenya icyo nakwita alert braking ni ugufata feri utinze cyane ariko ukabasha kugenzura moto. Iyo ubikoze neza ushobora kunyura ku mukinnyi wari ukuri imbere. Reba uko aba basore bari kwegerana, nta muntu ushaka kurekura. Ubu race iri kugenda ihinduka icyo nakwita psychological battle. Ni intambara yo mu mutwe. Umukinnyi ashobora gushyira pressure ku wundi akamwereka ko ashaka kumunyuraho kugira ngo undi akore ikosa. Muri racing amakosa mato cyane aba ahenze cyane, ushobora gutinda gato gusa abandi batatu bakakunyuraho ako kanya. Turebye ku mapine yabo hari gukoresha racing street tire ni amapine adafite imirongo nk'ayo mu muhanda usanzwe. Impamvu nta mirongo agira ni uko racing iba mu muhanda wumye kandi ubasha
ushaka grip nyinshi cyane. Grip ni ubushobozi amapine afite bwo gufata umuhanda. Iyo grip ari nziza umukinnyi ashobora gufata kona ku muvuduko wo hejuru, ariko amapine yayo arashyuha. Iyo ashyushye birenze amapine atangira kunanirwa. Niyo mpamvu hari abakinnyi batangirira hasi bakaza gukomera nyuma kuko baba barinze amapine yayo. Iyo bavuga tire management baba bavuga uburyo bwo kubungabunga amapine kugira ngo adashira grip. Muri aka kanya race iri kugana ahakomeye cyane. Rapu ziragenda zigabanuka. Rapu ni inshuro umukinnyi azenguruka circuit. Uko twabibonye hari rap 9, ubu munsi twabonye rap 9. Iyo hasigaye nka rap 2 cyangwa 3 ibintu birushaho gukomera kuko buri wese abashaka position nziza. Uko muri kugira mwagiye mubibona, position ni umwanya umukinnyi arimo muri racing. Kuba wa mbere ni byiza, ariko rimwe na rimwe no kuba uwa gatatu ushobora kuba ufite strategy nziza kuko uba utegereje gusatira ku murongo wa nyuma. Muri up 50 hari ikindi kintu gikomeye cyane cyitwa consistency. Consistency ni ubushobozi bwo gukora lap time zimeze kimwe buri gihe. Reka twinjire final lap turebe umukinnyi ugiye kugera ku murongo bwa mbere, aho imbere hakiri Crit akurikiwe na Panja. Reka turebe niba ugiye gukandagiza umurongo wa mbere kuri finali kuri iyi up 50 kuri race ya kabiri. Nimba ugiye gukandagiza umurongo we wa mbere tayari. Clip akaba yamaje kwinjiramo neza cyane. Clip amaje kwinjiramo akurikirwa na Panja, nawe ahita yinjiramo bwa kabiri. Panja yegukanye n'ubundi umwanya wa kabiri, no kuri race ya mbere yari yegukanye umwanya wa kabiri, n'ubu ngubu akaba yegukanye umwanya wa kabiri. Niwe wegukanye rero uyu mugabo Crit, niwe wegukanye race ya kabiri k'uyu munsi. Irushanwa riteye ryoroshye cyane. Urabona ko abafana baraserebura, bafasha muri tekinike nabo bahita baserebura. Ku bantu bataramenyera uyu mukino, ni umukino iryoshye cyane y'isiganwa rya moto. Ndizera ntashidikanya ko mukiri kumwe natwe. Twatangiranye kandi tukaba tugeze ku musozo, ku murongo wa nyuma, aho tubonye umuhungu Crit yegukana irushanwa ryo kuri uyu munsi. Aha bakaba barimo bari kwiyerekana rwose. Panja na Crit biyerekana bavuga bati twabikoze. Ku mwanya wa mbere rero nk'uko resulta zibyerekana yuko muri race ya kabiri Crit Keikumo niwe utwaye isiganwa, wari ufite numero 39, akurikirwa na Panja Rashi nawe wari ukurikiwe, wari ufite numero n'ubundi 12. Numero 88 niwe wabaye wa gatatu, numero 124 nawe aza akurikiraho. Ubu bwari uburyohe bwa race ya kabiri. Reka n'ubundi nkomeze mbifurize ibihe byiza, kandi mujye mukomeza mudukunde, mushyigikire ibyo dukora. Iyi ngiyi ni Pacific Sport Official, duhari kugira ngo tubahereze uburyohe bw'umukino wa moto. Mwabonye umukino w'amagare muraryoherwa, mubona umukino wa football, volleyball na basket muraryoherwa. Uyu munsi rero mukaba mugiye gukomeza kujya mwirebera umukino w'amamoto, nabwo muryoherwe kuri channel yacu, channel yanyu. Muyikunde, muyishyigikire kugira ngo dukomeze kugirana ibihe byiza. Ntimudutenguhe rero, kuko ndizera nashidikanya yuko turaza gukomeza kuryoherwa, kandi tuzajya dukomeza kubana umunsi ku munsi. Reka tubashimire romwe mwabanye natwe. Ciao, bye, ibihe byiza. Ubwo naho mwirushanwa ritaha umunsi w'ejo turacyari kumwe. Imana ibarinde.